Niba uri umukunzi wa Gikundiro urabibona neza ko basore basesekaye mu Nzove kuri wa gatatu neza cyane. Ngo ayikaze niba uri umukunzi wa Gikundiro ngo tubane mu myitozo ikipe igiye gukora ndetse n'imyitozo bavamo bahita bajya muri lokale kugira ngo bitegure ikipe ya PRFC. Umukino uri ku wa gatandatu saa 12 za nimugoroba. Ngwino tubane tuganiraho neza cyane. Uwitwa Haringingo Christian Francis Mbaya ati banga nta rindi nukujwibura APR. Abakunzi ba Rayon Sport ngiye kongera kubasubiza icyubahiro cyanyu. Mwanyazwe imyaka imaze imisi ikurikirana. Hoho birashyushye kandi birakomeye cyane. Kwikubitiro mwabonye ko umusore witwa Kabange yasohotse mu mbere neza cyane. Mwabonye ko umusore witwa Lika Kitoko Maestro Pizarro mubona cyane Rishande Shimiye ni kumubona neza cyane. Niko kandi ngiye kwereka umusore muzima cyane yitwa Nshimimana Fabrice. Yungu ni usimbura Ganijuru muri iyi minsi mu gihe Ganijuru agira ikibazo mu gihe Benazidao yagize ikibazo. Ganijuru ni ubuno intervena cyane. Yitwa Yusu Dianye captain watsinze igitego neza cyane mu karere ka Huye. Yitwa Forenganye uyu nameze neza cyane ni muzima cyane. Umusore witwa Patrick ni umunyezamu Azizi Kunya Basane Mr Oreshnike ku muvuduko mwinshi cyane ati maze iminsi mu kiruhuko nduhuka nitekerezaho ubundi ikipe igiye kubona kaga yitwa APR FC Mana Nyagasani. Ho nguyu tangwe Guruwari Ngonge watsinze igitego cya mbere Rayon Sport kinana ikipe yamagaje mu karere ka Huye neza cyane. Ngiye namwereka abasore nguwo kabisa mwenye muzigo Abediro kandi bigira imana abamanuka neza cyane. Paul Sini Jesus niko n'umusore witwa Chimanga Chilembi Ramadhan amanuka neza cyane. Uyu musore utambutse ngo Aimable Ntarindwa ngo kandi Lika Kitoko mwabonye cyane. Ngo uyu musore wa yitwa Rutsiro cyangwa se Habimana Yves Fiston ishimwe. Ngo uyu musore witwa Yves Mugisha umunyezamu niko kandi Tony Kitoga nawe asohotsemo neza cyane kabisa. Abasore bari ku kizere cyinshi ngo gahunda nimwe nugukubita ikipe yambara umukara n'umweru yitwa APRFC ikabyumvira mu migina ikabyumvira hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu. Abedu Umukiza cyangwa se Obedu Umukiza nawe abasohotse neza cyane. Abangaba nabazanye n'ikipe mu myitozo ku munsi wa none nibo baje muri imodoka ariko ntibagiye kwitwa Meri Bayisenge aje ageze gutyazamo wenyine ariko nibagiye kwitwa Mugisha Didier Taichi nawe ageze gutya aza wenyine. Nibagiwe ko nabandi basore harimo bagiye bazana na Bakame nagiye donc mbarondora bose abasore bose bari mu myitozo neza cyane nkuko mukanya ngiye kujyana mbereka ama video yabo barimo bakora session zitandukanye. Nimpubwira ko mu Nzove ibintu byahinduye isura ntuze kugira ngo ndabeshya kubera ko nitangazamakuru bemereye bake ariko je ni ikintu kitanshimishije ku giti cyanjye kubera yuko niba bavuze batitangazamakuru ze rirebe ikipe rijya kubwira bareyo ukuri mu kwitegura. Ntekereza ko kujya kujondora itangazamakuru buryo buri mutangiye kusaka kwishyira mu namwe 18 nabyo bikagukura muri concentration ya match. Uretse ko ibyo ngibyo twego bitatubuza gukora akazi kacu bajya bavuga ngo anyways reka twikomereze turenze uruho rw'amazi ubundi tuza twiganire neza cyane. Ndagushimira cyane mukunzi wa Gikundiro we mukunzi wa Rayon Sport yungu n'umuganga wa Rayon Sport birumvikana niwe mu docteur wasimbuye nyakwigendera Imana ikomeze mutuza heza Mugemana. Abantu babyibuka cyane Dr Mugemana nyine ko aherutse kutuva mu minsi ishize. Ubwo birumvikana Charles Mugemana ubwo yamaze kuba asoza urugendo rwo mwisi uyu mu doctor ni wese umusimbura nawe ari magenda akora akazi neza cyane. Hanyuma rero byose tukabikomezamo tubishimiramo Imana kuko burya nyiri umurimo yaje gusarura ntabwo umwaka ujya kumuburanya ngo bari utwara cyangwa busize urishya. Ubwo rero Imana ikomeze mutuza heza umuryango mugari w'abareyo w'abakunzi ba Rayon Sport. Ndabizi neza ko mutajya mwibagirwa imyaka isaga 30 Dr Mugemana yamaranye n'ikipe ya Rayon Sport ariwe muganga ariwe mu docteur wayo. Birumvikana benshi bataranavuka cyangwa se abandi bataramenya by'umupira biva naho bijya ariko mugabo yarahagaze kubw'abakunzi b'umupira kandi kubw'umwuga yari yahisemo wo kuvura. Ubwo rero nuko turakomeza ariko tukenganisha n'umuryango we nk'abareyo nk'abakunzi ba sport tutakwibagirwa gukomeza kuba hafi. Birumvikana nk'umuntu wagiriye akamaro umuryango mugari w'aba sportif. Iyi myitozo rero muti imeze ite ihagaze ite byiteguye gute kugira ngo mbibagiremo neza cyane. Icyo wamenya cyambere nuko abasore bose ba Rayon Sport baje n'amabaga yabo kuko bagiye kuvana bahitaburira imodoka bajya muri lokale. Ikipe yitwa PRFC bayiteguye ku kantu ku kandi. Uwitwa Francis Christian Haringingo yarakubwira ati jewe nta kindi kintu nshaka cyera kirabura ndashaka gutsinda APR ubundi nkagabanya ikinyuranyo. Uyu munsi hagati ya APR na Rayon Sport harimo ikinyuranyo cy'amanota 8. Rayon Sport kabiri turashaka kwitsindira mu by'ukuri uyu mukino agasigara 5 ubundi tugasigara tureba APR zatsinda zisigaye zose.
kandi Rayon Sport yatsinze APR birumvikana isigaye zose ni match zose isigaye izakira kugeza champion irangiye, ariko hari umukino wa nyuma navuga ko ari clash, hari wo mukino nawo w'igikoko ikipe ya Rayon Sport izakiramo Kiyovu Sport ku mukino wa nyuma. Biramutse bigeze ko bizaba bikibarika na hari ingingo uvuye muri Kiyovu ejo bundi byarajemo amahari mwarabyumvise mwese, na Kiyovu Sport ivuga iti waradusuzuguye nyine ahari ibijumba imbwa zirizana, ati none waragiye. Iyi ni Kiyovu Sport yazatanga akazi ku munsi wa nyuma. Aka kavideo kiyongeremo murabonamo umusore mu Prince nakakira na canzemo kugira ngo mwe mureba neza ukuntu ibintu bimeze, ariko ntihagire umuntu ubicaho urubanza. Nabwiye ko itangazamakuru baryimiriye bari bujije kuba ryagera aho imyitozo iri mwibera, ariko twe mu buryo bwacu nyine tuba tugomba gukora akazi byanze bikunze tukabagezaho amakuru kandi turebesha amaso. Abasore mwababonye neza uko bagiye bamanuka, ntago mubonyemo witwa Benazid Daone, mubonyemo witwa Vininyu, ariko abana abasore nabo baje banakoze neza cyane. Ubwo ibindi byose wenda ndajyana bikurikirana mu minsi iri bukurikireho, cyane cyane ko witwara ingingo kugira ngo yewe nta kindi kintu nshaka no gutsinda ikipe ya PRFC nka yararika. Narayihabije ndimo ntoza Kiyovu Sport ifite abana batoya kuri experience y'aba basore maze imisi ntegura Mantaloma. Narababwiye jo ukuntu yarimo abaganiriza agenda bereka traits zikomeye muri APR cyangwa abakinnyi bo guhandwa imboni muri APR, agenda nabayisha ukuntu bakwiye kubafatwa kugira ngo babashe kuzibirwa ntibatsinde ibitego. Ntari inyungu kubwira ngo uyu mukino ntabwo iyi ni derby itsindwa ntabwo ikinwa, bazakine twege tuzatsinda, nibashaka baziruka ikibuga bende no kukirenga twe tuzatsinda, niyo ntego yacu. Ubwo rero hari ingingo ufite imigambi ye adashaka gushyira mu itangazamakuru cyane, arabwira umure wese ngo aho uri muri tuza duhangana n'ikipe ya PRFC kandi tuzamutsinda cyangwa se tuzayitsinda. Ese hari ingingo araza ko abikora akure abareyo mu kimwaro. Ikipe ya Rayon Sport ayikiza APR yayifashe ku kanu ikabaranze kurekura. Ibi ngibi byose nibyo byatuzanye kugira dukurikire turebe. Icyo nabwira nuko abasore bose bari mu myitozo kandi bari kugenda bakora amataktike cyane cyane kuko ibintu by'imbaraga bisa n'aba byararangiye. Nuko baganiriza Mantaloma, nuko baganiriza kabereka amakosa ashaka gukora, ashaka kwabyarira ibyago, ese byiza ashaka gukora bikababyarira umusaruro. Nicyo kintu witwara ingingo Francis Christian Mbaya ari mwakora muri imyitozo afatanye cyane na Romain Marcel ndetse na Sasha, nibagiwe n'umutoza wa fitness nyine mwambari Serge. Bariga ama set piece bakiga buri kantu kose kugira ngo barebe neza ko bakwitegura ikipe ya PRFC ndetse n'imikino yindi izakurikiraho. Bareba bavandimwe rero, isango nta yindi ni kuwa gatandatu saa 12 nimugoroba aho Rayon Sport igomba gukwakira ikipe ya PRFC Stade Amahoro. Wa mwihariko mugiraho kuyuzuza ni muyuzuze mugura amatike, ntabwo bigoye. 2,000 si menshi, wayanywera icupa ntunagere rwose ntunashira inyota, ariko kunda gikundiro wayishyigikira. Ndabashimiye cyane, twe MC John Brani, kora subscribe.